ngo niba byumvikana nacyo gitera ubwoba rero niho ubwoba buzira. Pastor Ange ngibyo uvuga ndabyumva ahubwo ndagira ngo mse n'udahari utari hano muvugire nibyo twarababariwe rimwe rizima. Imbabazi ziduhindura ngira ngo zitugeza ziduha ubugingo buhoraho cyangwa reka byoroshye nge mbyumvira mu mwana rero. Urabona umwana wanjye iyo mubyaye ni umwana wanjye byiteka akora nabi cyangwa neza n'umwana wanjye. Niba Imana iratubyaye ngo tuba abana bayo tuzabane nayiteka ntibihindurwa n'urugendo ngendana n'umwana wanjye rwo gukosa no kudakosa njyoroshye rwo gucumura no kudacumura kugwa mu bizaha no kutabirwamo. Nicyo tuba tuvuga mu by'ukuri. Si ukuvuga ko Imana duhaye favor yo kuvuga ngo nabababariye nimugende mwibere uko mushaka. Nicyo oya aho ngira ngo niho shaka ko afite niho n'abantu benshi basha batinya kuko nko navuze tugitangura hari abantu basha babyabiza bagashaka bati n'undi sinababariwe ndi mu gihe cy'ubuntu reka nibere uko nshaka. No nimba yuko uvuga ati je nababariwe nataye ko nababariwe ugashavuga kubaho uko ushaka kugeragezwa ugatsindwa birashika birashika nuko nabirivwa muri Yakobo ngo twese ngo tuzositara mu buryo bwinshi ko birivuga muga gutsitara ngatanda bigira lifestyle bigaca bihinduka modovi ngena mbayo ikoso gutahura. So twarababariwe biriya ntubwira muri mu Agatiya 5 13 ndibaza haravuga ngo umudendezo freedom umwidegemvyo mwahawe ntumugire urwitwazo rwo gukora ibyaha bya kamere mbi. Rero twarababariwe ntibica bidutuma tubaho uko dushatse tubaho uko ashatse. Ndagaruka ku kintu rero wavuze pastor nanone twibuke turimo turagana kuri babantu bavuze ni iki gituma abantu batemera ubuntu bw'Imana gituma abantu babujugunya. Kandi mu by'ukuri icyambere ntabwo bahakana kereka ruku cyangwa nkuko bivuga batarahishurirwa cyangwa batagira umwanya wo kwigishwa ariko Bibiliya ivuga ijambo ubuntu ishuro tutashobora kubara. Ndashaka kubwira ekanazirana navyanditse ibivuga incuro 131 mwisezerano rishya Bibiliya yose muri Nouveau Testament incuro 124 muri izo Paulo yabivuze 86. Ibaze ijambo ubuntu ni ijambo ibaze izo nshuro zose Bibiliya ivuga mu yandi magambo ugiye kureba amwe mu magambo menshi avuga ruko inshuro nyinshi mwisezerano rishya n'ubuntu burimo none nta wabuhakana yenda wahakana uko bwigishwa ariko nta wahakana ubuntu. Turimo turibaza ngo niki gituma rero abantu babwanka abantu bakabuhejeta abantu bakabujugunya kandi buntu ari bwiza nta utabwifuza ninde wakanga kubugirira